Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukunda kudukurikira umunsi ku munsi mudahwema ndetse kutwereka urukundo hano kuri Kasugira TV. Nge mukunze kubana muri iki kiganiro cyacu kunda ubuzima bwawe. Nitwa Gisa The Man Positive. Nk'ibisanzwe niba warakoze subscribe ni iby'agaciro cyane, kandi niba ari gukigera hano kugira ngo tubane neza banza ukore like ku iki kiganiro, kandi ikindi ukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Uyu munsi reka turebe ingaruka z'igihe gito ndetse n'igihe kirekire ku muntu cyangwa se ku muntu ku giti cye ndetse no ku bandi bamukikije. Ingaruka ku buzima bw'umubiri. Ahangaha ni ku gihe uba warabaswe n'ubusambanyi ndetse usambana n'abantu benshi, cyane cyane kugira ngo turebane hamwe ingaruka zishobora kuba zakubaho mu gihe gito cyangwa se kirekire kuba ku muntu ku giti cye cyangwa no ku bandi. Nicyo nahereyeho mbasobanurira. Ikintu cya mbere turi buhereho ni ingaruka ku buzima bw'umubiri. Ahangaha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu asambana n'abakobwa benshi, ibyago byo kwandura indwara biriyongera cyane. Impamvu nuko ntamenya amategeko y'ubuzima bwa buri mukobwa. Niyo wakoresha agakingirizo, hari indwara zandurira binyuze ku ruhu nka HPV. Iyi ni indwara yandurira inyuze ku ruhu cyane cyane. Akenshi na kenshi hari indwara zitagaragaza ibimenyetso ako kanya, umuntu akazikwirakwiza ndetse ikindi akazikwirakwiza atazizi. Ingaruka z'izi ndwara rero, icya mbere ni sida cyangwa se HIV, indwara idakira. Iyi ni indwara igutera ariko ikazaba karande mu buzima bwawe. Isaba ubuzima bwo gufata imiti ndetse ugafata imiti iteka ryose. Hakaba n'indi yitwa gonowa na sifilisi, bishobora gutera ubugumba iyo bitavuwe neza. Hakaba n'indi yitwa HPV, ishobora gutera kanseri, cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura ku bagore, ariko n'abagabo barayikwirakwiza. Ibi bituma gusambana bitaba ikibazo cy'akanya gatoya, ahubwo biba ikibazo cy'ubuzima bwawe bwose. Ikindi, inda zitateguwe. Gusambana n'abantu benshi bituma habaho inda zitifuzwa. Abakobwa bamwe bakabaho mu buzima bugoye cyangwa se kwiga bigahagarara, ndetse ikindi bagahangayika cyane. Umugabo ashobora guhura n'inshingano atiteguye, kurera umwana, cyangwa se akaba yahura n'amakimbirane, cyangwa se kuba mwacikamo amacakubiri. Ibi birashoboka cyane, cyangwa se ibi bishobora kuba byanatera guteza amakimbirane akomeye cyane mu miryango, gutuma abana bavukira mu buzima butateguwe neza. Icya kabiri, ingaruka ku mutima ndetse n'imitekerereze. Kwangirika k'umutima, emotional damage. Mu ntangiriro gusambana bishobora kugaragara nk'ibinejeje, ariko uko igihe kigenda gihita umuntu atangira kwiyumva nk'umuntu utanyuzwe. Ibyishimo bikagabanuka, hagasigara kwishakira amarangamutima by'akanya gatoya. Umutima ugatangira kumva ubusa, ndetse n'akababaro katagaragara kagatangira kuba kagutera. Ibi bituma umuntu rero agira stress, ndetse stress ihoraho, akagira ibitekerezo byinshi, rimwe na rimwe n'agahinda gakabije, depression. Kubura ubushobozi bwo gukunda, ndetse gukunda by'ukuri. Iyo umuntu amenyereye guhinduranya abakobwa, kureba umubano nk'ikinamico, biramugora cyane. Ibi ni ibintu bimugora kwiyemeza umuntu umwe, kuba yagirira undi icyizere, gutanga urukundo nyarwo rutari urwo gukoresha undi. Ibyo bituma ubukwe cyangwa se umubano uhamye bigorana cyane mu gihe kizaza. Ikintu cya gatatu, ingaruka ku mibanire ndetse n'imibereho rusange. Gutakaza icyizere n'icyubahiro mu muryango, mu nshuti ndetse no mu kazi. Izina ry'umuntu rishobora kwangirika, abantu bakamufata nk'utizerwa, bakagukuraho icyizere, amahirwe amwe n'amwe, akazi, inshingano akamupfana. Ibyo bintu bikaba byakuvaho burundu. Mu mico myinshi, umuntu wihariye mu busambanyi afatwa nk'udafite indangagaciro, akabura ijambo mu bandi. Ikindi, amakimbirane
n'abandi. Gusambana bishobora kuba byateza ibi bikurikira: abakobwa benshi basaba ibintu bitandukanye, ikindi ishyari, inzangano ndetse n'intonganya, ikindi rimwe na rimwe n'ibibazo by'amategeko. Iyo harimo ihohoterwa rishingiye kuba ryaba ku bangavu batujuje imyaka cyangwa under age, cyangwa se kutuzuza inshingano. Ikindi cya kane gishobora kuba cyavuka mu gihe ukunda gusambana mu by'ukuri n'abakobwa benshi batagira ingano, ingaruka ku buzima bw'igihe kirekire, long term life impact. Mu gihe kirekire gusambana bishobora kuba byatuma umuntu asaza afite agahinda ndetse anicuza, kubura umuryango uhamye cyangwa se umuryango ukomeye ushingiye hamwe. Aha ni ukubura aderesi, kubura amahirwe yo kubaka ubuzima bufite intego ndetse n'icyerekezo. Abantu benshi bageze mu zabukuru bavuga bati twari dufite amahitamo, ariko twahitamo iby'aka kanya gato. Reka tujye ku kintu cya gatanu muri ibi bintu byose turimo turavuga, cyangwa se muri izi ngaruka zishobora kuba zakubaho: inzira nziza ndetse n'icyifuzo cyiza, health alternatives. Ibyiza ni uko ntawe uvuka ari umusambanyi mu by'ukuri, ni amahitamo umuntu afata. Ibyagufasha rero reka tubirebe muri ibi bikurikira: kwifata no kugabanya abakunzi, guhitamo umubano uhamye ushingiye ku cyubahiro ndetse no ku rukundo, kwipimisha kenshi no kwita ku buzima bwawe, kuba wagisha inama abaganga, abajyanama cyangwa se abantu bamwe na bamwe wizeye. Mu gusoza kino kiganiro rero, umwanzuro twafata: gusambana si ikimenyetso cy'ubugabo cyangwa se ubwisanzure, akenshi ni ikimenyetso cy'icyuho cy'imbere cyane. Umuntu wiyubaha yubaka ubuzima bwe ashingiye ku ndangagaciro, niwe ubasha kugira amahoro ndetse n'ibyishimo birambye. Reka nkushimire kuba wakomeje gukurikira kino kiganiro kuva gitangiye kugeza k'uyu munota aho kirangiriye. Ngiye babanaga nawe nitwa Gisa The Man Positive. Iki biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka hano kuri Kasugira TV nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyari kunda ubuzima bwawe. Mwakoze kubana natwe, kora subscribe kugira ngo ikiganiro nk'iki ntikizagucika ubutaha.